tugiye kubasuhuza abakurikira Children Program tunabashimira cyane ku rukundo ubufatanye muratwereka cyane ko muhari kandi tubashimiye ko mukomeza kudushyigikira. Iki ni cya kiganiro mumenyereye muri benshi aho tureba bwa mbere twabanje kureba ukuntu waba inshuti nziza. Ese ni gute waba inshuti nziza? Ese kuba inshuti nziza bisaba iki? Mbese ugendera kuki? Twabonye ibintu byinshi birimo ibiranga umuntu, ibice bine biranga umuntu. Ubu noneho tugiye kureba kuri topic ivuga ngo ese ubuzima ni iki? Wowe ahuri ushobora kuba ukunda kwibaza ese ubuzima mbayemo, uko mbayeho, abanga uko babayeho, ukakunda gukompara ubuzima bwawe n'ubuzima bwa mugenzi wawe. Ese wowe uko ubyumva wumva ubuzima ari iki? Ubundi ubuzima ni igitabo. Ushobora kumva ese ubuzima ni igitabo gute? Ubuzima tubayeho ni igitabo kuko ni igitabo buri munsi uba ufite page yawo, buri munsi habaho ibyawo, n'ejo hakabaho ibyawo bidasa n'ibyabaye kuri munsi wabanje. Mbere na mbere umenye ko ibintu ukora ni inyandiko cyangwa se ni isomo rizabera wa muntu uzagira amahirwe yo gusoma igitabo cyawe. Umuntu uzasoma igitabo cy'ubuzima bwawe cyangwa se uzamenya amateka y'ubuzima bwawe niwe azakura isomo azarikura muri bya bindi yabonye ukora, cyangwa se kumwe wabagaho, kumwe wavuganaga n'inshuti zawe, kumwe wakiraga abavandimwe bawe, kumwe wabanaga na buri umwe wese. Niryo somo rya mbere uzakura mu buzima, azakura mu gitabo cy'ubuzima bwawe. Ushobora kumbaza ati se igitabo cy'ubuzima, kuki wahisemo kuvuga ngo ubuzima ni igitabo? Impamvu nahisemo kuvuga ngo ubuzima ni igitabo, hari amateka y'abantu benshi tugenda tubona. Hari abumva abitwa ba Einstein nk'abantu bize physics, bakunda kumva umugabo witwa Einstein. Einstein ni umugabo w'umuhanga cyane, ni umugabo wakoraga ibintu byinshi. Ku bantu bize physics bafite hari akantu kitwa IQ. IQ ni capacity level of brain thinking, capacity y'umuntu aba ariho nyine yo gutekereza. Ushobora kwibaza ati se kuki uvuze Einstein? Einstein ni mu bantu abize history baramwize, abize physics baramwiga, abize chemistry, ko ni umuntu w'umuhanga cyane. Hari abantu benshi bigira ku mateka ye bakaba bifuza kuba nkawe. Ese wowe igitabo cyawe, igitabo cy'ubuzima bwawe, wowe ubuzima ubayeho, uko ufata abantu, uko ufata inshuti, mu mwishuri aho wize, umuntu yumvise asomye kuri page imwe y'ubuzima bwawe y'igitabo cyawe yakifuza kuba nkawe, cyangwa yakifuza kutazigera aba nkawe, cyangwa se no kutazigera kubona. Hari ikintu dushobora gukora mu buzima, wenda ukawahura n'umuntu. Hari igihe uhura n'umuntu ukabona arababaye, ukabasha kumufasha. Icyo gihe iyo umufashije uba wanditse inyandiko nziza, cyangwa se ubutanze isomo ryiza mu gitabo cyawe, ku buryo uzagirwa amahirwe yo gusoma igitabo cyawe, azabona byinshi bizamwinspiringa kugira ngo azifuze gukora nkawe. Kuko nk'abantu benshi tugira ba role model, ukicara ukareba ukavuga ati okay, uyu muntu bitewe n'ukuntu akora nifuza ko yambera role model. Uyu muntu bitewe n'ukuntu avuga nifuza ko yambera role model. Uyu muntu bitewe n'ibintu byinshi muziho, amateka ye, uko yabayeho, nifuza ko yambera role model. Ese wowe wumva uko ubayeho hari abantu bakifuza ko wababera role model? Tekereza kuri iki. Mbere na mbere uzajye wicara ahantu uri hose, nujya kureba mugenzi wawe numukandagira aguciyeho ukamukandagira, nujya kugenda utamubwiye sorry, uzabanza utekereze neza, uvuge se ibi bintu nkoze nirihe somo ntanze? Uzabona ko nakandagiye inshuti yanjye, cyangwa se umuntu nsanze mu muhanda niyo naba ntamuzi, nkabasha kumukandagira nkakomeza nkigendera. Ese icyo gihe uzabibona, cyangwa se uzagirirwa amahirwe yo gusoma iyo page, azifuza kumera nkanjye cyangwa se azifuza kutamera nkanjye? Mu buzima tuzajye duharanira ko umuntu wese nujya kwandika ikintu, nujya gukora ikintu, nujya kwandika isomo mu gitabo cy'ubuzima bwawe, uzifuze kugira ngo wandike isomo rizatuma umuntu uzagirwa amahirwe yo gusoma igitabo cyawe azifuza kumera nkawe, cyangwa se akaba yakifuza no kukubona. Hari abantu tujye tuvuga ngo uyu muntu yari ari mu mwuka w'Imana, nk'abantu bajya basoma Bible cyane nka Mose.
Mose kumva ngo Mose yakoraga ibintu ibi n'ibi, Mose yavuganaga n'Imana, nibyo koko yavuganaga n'Imana. Mose kubera ibintu byinshi, kubera igitabo cy'amateka ye, kubera igitabo cy'ubuzima bwe yabashije kwandika, akabasha kwandika neza, akandika agatanga amasomo meza. Ibyo bintu byose byabashije kuba byatuma buri muntu wese usomye amateka yewe, buri muntu wese usomye igitabo cye yifuza kuba yareba Mose, bakaba barebana ko se ni iyihe mbaraga yabashaka kugufasha gukora ibi ngibi. Nawe ubuzima urimo aka kanya ushobora kuba ubabaye, ushobora kuba ubabaye nka Yobu nawe yarababaye, yaciye mu bintu byinshi, ariko byonyine uko yabyitwayemo, amasomo yagiye yandika mu gitabo cy'ubuzima bwe nibyo byabashije kumugira uwo ari we. Na n'izi saha twaba tukimwiga ukavuga ngo Yobu byagenze gutya na gutya, nanjye Imana izampe kuba nka Yobu, kubera ko yakoze igitabo cyiza, igitabo cye kirangira neza, kirangira uwo uragisoma ukarinda ugifunga kikimeze neza, wifuza kuba nkawe. Nawe ibyo uzagikora byose, buri kimwe cyose ugiye gukora, buri kimwe cyose ugiye kuvuga, buri kimwe cyose utekereje kuba washyira mu bikorwa ngo abantu bakibone, uzajya ubanza urebe ngo ese ni irihe somo ndi kwandika mu gitabo cyanjye. Kuko ubuzima, iki ni igitabo buri muntu wese afite, buri muntu wese agira ubuzima, kandi buri muntu wese agira igitabo. Ubuzima nibwo gitabo cyacu. Nkanjye Hope, ubuzima bwanjye, igitabo cyanjye cyitwa Hope, imibereho ya Hope, nicyo gitabo cyanjye. Nawe wowe uri kureba True Line Program aka kanya, ubuzima bwawe, igitabo cyawe cyitwa izina witwa. Uko witwa niryo zina ry'iri gitabo ufite. Kuko umuntu najya kumenya ngo igitabo runaka, aza igitabo amateka ya runaka, amasomo azakuramo aho, ntago azaza avuga ngo amasomo y'igitabo cyawe cyamwigishije ngo ni amasomo ya Hope. Amasomo yakuye mu gitabo cy'ubuzima bwanjye niyo azagendera avuga ngo nifuza kuba nka Hope, cyangwa se nifuza kuba nkawe uri kureba True Line Program aka kanya, nifuza kuba nka runaka kubera ko yakoze ibintu ibi n'ibi, nifuza kuba nka runaka kubera ko yatanze isomo ryiza gutya na gutya. Gerageza igitabo cyawe nk'uko ubona igitabo ukumva wifuje kugisoma, nk'uko ubona igitabo ukumva wifuje kukibwira mugenzi wawe ngo naraye nsomye igitabo cyiza cyitwa gutya na gutya na gutya. Wifuze nawe kwandika igitabo cy'ubuzima bwawe, ubuzima bw'igitabo cyawe kibe ari igitabo buri muntu wese yakifuza gusoma, kiba ari igitabo cyatanga isomo kuri buri muntu wese wabasha kugirirwa amahirwe yo kukibona, kandi kiba ari igitabo gitanga isomo kuri buri muntu wese, ku buryo umuntu wese wabasha kukibona yabasha kugirirwa kwishimira kuba yarakibonye. Aha ngaha rero nakifuriza buri muntu wese ureba True Line Program kugira igitabo cyiza, nkuko nanjye nifuriza kugira igitabo cyiza. Yego birakomeye, ariko kuko dufite ubushake n'ubushobozi byose birahari, birashoboka, nta kidashoboka. Icya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni ukwiyumvamo ko ikintu cyose gishoboka kandi ufite ubushobozi bwo kugikora. Ibyo bintu bibiri nubigenderaho, buri kimwe cyose uzifuza kugeraho uzakigeraho, kuko ibintu byose birashoboka. Nongeye kubashimira cyane abantu mukomeza kudukurikira, nkashimira abantu musharinga ibyo tuba twavuze tugendeye ku ijambo ry'Imana, ibintu byinshi bica kuri True Line Program. Tubashimiye ubwitange mukora, ubwitange mutwereka, mwarakoze cyane.